Okay, umureti rero murabona kuntu umeze, uyu mureti witwa La Tortilla, ni umureti w'Abespanyol. Uyu mureti rero ni umureti urya mu gitondo bikarinda bigera saa 9 utarasonza, bikakurinda kuryagagura. Biroroshye rero ujye ubyuka utegure ujye ku kazi uwuriye. Rero dufite ibintu muri kubona hano, ibirayi bitatu, poivro turakoresha igice, igitunguru turakoresha igice, na karoti turakoresha igice, n'urunyanya narwo turakoresha igice. Dufite amagi 3 n'ibirayi bitatu. Nta mureti utagira amagi nubwo atari kugaragara hano, ariko ni amagi 3 turi bukoreshe. Hanyuma turabanza tubikate dukatamo duto dutoya nkuko bisanzwe ku mireti umuntu akatamo duto duto. Uyu mureti mbibutse ko ari uw'aba Espanyol, barawurya mu gitondo ukabarinda gusonza. Buriya amafunguro ya mu gitondo ikintu akora atuma utaryagagura aho ugiye hose. Wabyutse ugiye ku kazi, ugeze ku kazi, mumpe icyayi, mumpe amandazi, mumpe agatogo, ibintu nk'ibyo. Ibyiza uvuye mu rugo buryo ubifashe birafasha, kuko bishobora gutuma ugera saa 9 utaryagaguye, udashonje. Nubwo wafata akantu koroheje, ariko mu gitondo wagize ikintu ufata, buriya ubwonko bwacu buba bubikeneye. Tuba twamaze amasaha agera muri 7-8 turyamye nta kintu dushyize mu kanwa. Iyo ubyutse rero ukagenda nta kintu ufashe, ntabwo ari byiza. Ibi bintu rero mu bantu basimbuka amafunguro, wasimbuka ibya nijoro, wasimbuka ibya saa 6, ariko mu gitondo mujye mwihangana mufate akantu. Rero tugiye kureba ukuntu no mureti utegurwa. Ni ibintu byoroshye, dore turashyiramo n'udukaroti. Karoti turagakata gutya ni duto duto nyine nkuko mubibona. Nawe nujya gukata uzakatamo duto duto. Rero nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Iyi channel ikora ibintu byo guteka, ni ibintu tubatekera bisanzwe dufite hano mu Rwanda, tukabiteka mu buryo butandukanye, tukabiteka mu buryo bwiza bikaryoha. Uyu mureti rero mu mahoteli bakunda kuwuteka, cyane cyane ni mu mahoteli bakunda kuwuteka, mu maresitora. Yego, ni umureti mwiza cyane rero muzajye muwuteka. Inyanya nazo birabye imbere ntabwo tubikoresha, turakoresha ikihande cy'inyuma, igishishwa cy'inyuma nyine gikomeye. Ureba urunyanya rukomeye ukadukatamo duto duto natwo, noneho ugakomeza ukaza kudukoresha. Rero mukore like niba ukunze iyi video, mukore share, mukore comment, mumbwire ko mubikunze. Nimba mutabikunze nabwo mumbwire ati wari gukosora ibi. Nimba mubona ari cyo nakosora, inama cyangwa ubwunganizi muri rusange nta biremewe mwambwira, nta kibazo. Ariko ntimugende mudakoze subscribe, ndabasabye mujye mwihangana mukore subscribe, mba nyikeneye. Rero ibyo twakase byacu reka tubishyire ku ruhande, tubone uko dutunganya ibirayi. Byari binshitse ariko nta kibazo. Reka dufate ibirayi tubishyire kuri rape. Ukoresha kano karape, ni akantu koroshye kubona. Nimba utagafite uzakagure, nta muntu waba adafite rape. Irafasha cyane ibintu bitandukanye. Ibirayi urabirapa rero gutya, turabirapa byose uko ari bitatu. Tubishoje rero tugiye kubigira gute? Tugiye kubikamura. Ibirayi uko twabirapye bihita bizanamo amazi. Urabikamura gutya, amazi ukabanza ukayakuramo. Ubishatse wabironga, ariko gutya kubera imise mbikora ako kanya ntabwo birahindura ibara. Iyo ubonye bigiye kuba umukara urabironga, ushyira mu tuzi ugakamura cyane, ugakamura bikaba nk'ibikatsi. Yego, ni gutya. Noneho reka dukore isuku hano hantu. Noneho nitumara kuyikora, dore ukuntu ibirayi byacu byabaye. Yego, reka dukarabe intoki dukore n'isuku. Tugiye kubivangira mu kintu rero. Ibirayi na za mboga twakase, uyu mureti umva urihagije, urimo intungamubiri zose, proteine irimo, na amagi, imboga zirimo, ndetse n'ibitera imbaraga ni ikirayi. Ubu tugiye guteka rero, reka tubivange, noneho tuzane n'amagi tuvange. Urabivanga gutya. Yego, noneho tugiye kumena amagi. Turakoresha amagi 3 nkuko nabivuze, n'ibirayi bitatu biba bihagije. Ibirayi bitatu ku magi 3, iyo ukoze ibirayi 6 amagi 6. Ariko aho kujya bikubane byinshi ushobora gushyira mu mapana 2. Utekeye abantu benshi ushobora gukora imireti 3 itandukanye. Reka dukoresha ibi ngibi rero, amagi 3. Iyo ubona utabimenyereye ukoresha amagi 4.
ariko ngewe gutya birahagije. Ibirayi byari biringaniye, kakiremo akunyu gakeya, tuvange umunyu uvangira mu magi kugira ngo bitaza kuba wajya uruhande rumwe, ukawuvanga ukawunoza. None reka ya magi tuyavange na bya birayi na za mboga zacu twakase, turabivanze biroroshye, turabivanga mpaka binoge. Yego, noneho rero ubungubu reka ducane umuriro, dushyireho ipanu, dutangire duteke. Noneho urabona ko binoze, bimeze neza. Yego, reka dushyire ipanu ku muriro. Noneho iyi panu yacu yari yatetse ifiriti cyangwa se yari yatetswemo amasote cyangwa ibindi bintu, harimo utuvuta dukeya, iratose. Nibyo byiza, ipanu urayitosa neza. Iyo ufite akaroso niko ukoresha, ariko reka nshyiremo n'akabureba gake kugira ngo ize kuba ihumura neza. Nari gukoresha ibiko bibiri by'amavuta, ariko reka nkoreshe kimwe hamwe n'akayiko ka bureba kugira ngo umureti wacu uze kuza usize akabureba uhumura. Yego, uryoshye. Burabizi ukuntu akabureba karyoha mu bintu. Reka duteke gutya, ubishyiramo ubundi ukaringaniza neza, kikaba ikizeru cyiza cyane. Noneho warangiza nka gutya ndi kubigira. Noneho warangiza ukagabanya umuriro, ubundi ugapfundikira. Ngewe ipanu nkoresha ntabwo ishiririza. Nimba ufite ipanu ishiririza uzagabanya umuriro, nimba idashiririza cyane uzashyiremo umuriro muke. Ngewe nshyiramo umuriro nkapfundikira, ugapfundikira nk'iminota 5, ukagaruka ureba uko bimeze munsi. Iminota 5 irashize, noneho reka turebe munsi ukuntu bigenze. Ndagenda nkoresha akayiko kugira ngo nze kumva ko hasi umureti wegutse. Nka gutya iyo ubona uri kugenda impande n'impande, umureti uba wegutse neza. Ubwo ndafata wa mufuniko wanjye, n'ubundi ntago ndi bwanduza ibintu byose. Gafate wa mufuniko wanjye ari wo nkoresha, ndaba nkusutseho mbere yo gushyira ku isahani ndi bwarurireho. Reka ngire gutya, ubikora witonze kugira ngo umureti udacika. Noneho ukongeraho utuvuta duke cyane, reka ngutereke ku ruhande nongere utuvuta kugira bitaza gufatamo hasi cyangwa ka kabureba, ariko bureba yabaye nyinshi, reka nshyiremo utuvuta. Noneho narangiza nkawubikaho vuba nihuta. Ngiye kuwubikaho rero gutya. Ni ukuvuga ngo nkubitseho, byari bigiye kuncika ariko nta kibazo. Ahangaha ni ukwitonda kugira bidacikamo kabiri. Rero ndawubitse, ngabanyije umuriro, ndapfundikiye, ndarindira iminota nanone 5 nze kureba uko bimeze. Hanyuma niba utetse ku mbabura witonde, ntuzakoresha iminota 5, uzakoresha nk'iminota 10. Niba utetse kuri gaze uzajye wubura wongere wubike urebe uko bimeze. Mo hasi umureti wahiye. Yego, umeze neza, murabibona ntago washiririye nk'ibisanzwe. Imireti ishiririye, karaga panu murakihangana karashaje ko ntago gashiririza, ndagakunda. Yego, murabibona noneho ukuntu ibintu bimeze, umureti wahiye. Ubungubu tugiye kuwarura, tuwushyire ku meza. Murabona ko ari umureti usa neza, uhumura neza, ntabwo ari ibintu bigoye, ni iminota mikeya. Nawe niba mu gitondo ujye ubyuka ukerewe, jya uzinduka ukore ka breakfast, ujye ku kazi ugafashe. Ni byiza cyane kandi biroroshye kandi bigira akamaro ku buzima bwacu. Twiyiteho rero, dukunde ubuzima bwacu, duteka n'ibisanzwe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, ndabakunda, naho ubutaha. Bye bye. Mukore subscribe.